nimugende mwigishe kandi mubashyiremo umutima mwiza, bitondere ibyo mwanyumvanye byose. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ibyo Yesu Kristo yababwiye byose byari ibyo gutuma bahinduka, bakera imbuto nziza, bakagira umuco mwiza, bakagenda nk'abana b'umucyo. Ubwo buzima bifitemo ku bwa Yesu Kristo akaba ari bwo bahereza abo bazigisha bose. Tugiye kurebera hamwe uko amatorero n'amadini, dushingiye ku bayobozi bahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwami wacu, naho bagejeje ubukristo bwabo cyangwa se ubunyangamugayo bubarimo. Mu buryo bwo gukwirakwiza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, byari ngombwa kugira ngo bagendere ku nshingano bahawe na Yesu Kristo. Intumwa zirimo zitumwa, kandi ni nawo mushorera wo kutugeraho, cyangwa se twebwe ab'iki gihe ni nayo ntero natwe tugomba kuba twatera kugira ngo tuzabashe kugera mu ijuru tunezerewe kandi tujyana iminyago. Reka duhere ku mikorere ya Kiliziya Gatolika, bimwe mu ncamake byayiranze kugeza ubu mu kwamamaza ivanjiri kwabo. Kiliziya Gatolika nka Kiliziya ishingiye ku ntumwa, icyicaro cy'umushumba wayo ni Roma i Vatikani, aho habereye itotezwa ry'ubukristu. Abenshi bahasize ubuzima, duhereye ku witwa Maritini Luteri wavutse mu 1455. Uwo Maritini Luteri yakuriye mu muryango wa Kiliziya Gatolika. Ababyeyi be bifuje ko yaba umusaserdoti. Byabaye ngombwa ko yinjira mu muryango w'abihaye Imana. Mu mwaka w'1515 kugeza mu 1517 habaye revolisiyo itewe na Maritini Luteri kubwo kwanga amategeko ahabanye n'ibyanditswe byera Maritini Luteri yari asanzwe azi.